Ikaze kuri John BTV muri umwanya, reka tugushimira wakoze subscribe kandi nawe turakora subscribe. Uyu ni umwanya kugira ngo ukore subscribe ujye ubona amakuru atandukanye, inkuru zitandukanye zitamara igihe, ibi byajya bituma hirya no hino gatanu kuri gatanu. Reka uyu munsi tubabwire ku kintu kijyanye no gukora urukundo mu rurimi rw'amahanga ariyo sex. Ese wari uzi ko urukundo rukozwe neza ari indwara ruvura? Ubushakashatsi buvuga ko imibonano mpuzabitsina ikozwe neza ndetse igakorwa n'abakundana ifasha umubiri ndetse ikaba ari n'umuti ku ndwara zimwe na zimwe. Imibonano mpuzabitsina ikozwe neza igihe habayeho kuyitegura neza ku buryo igikorwa gitangira buri wese akiyumvamo. Dore zimwe mu ndwara ivura umunaniro wo mu mutwe, ibyo bakunze kwita mu rurimi rw'amahanga stress. Abahanga mu bijyanye n'imyororokere bavuga ko iyo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gikozwe neza, cyateguwe neza, gisigira buri wese mu bibigizemo uruhare kumva aruhutse mu mutwe ndetse nta mavunane na rimwe asigaranye mu mubiri we. Bivura gukanyarara k'uruhu. Bivura gukanyarara k'uruhu gute? Kubera uburyo iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina gituma abagikora baruhuka, ngo bituma imitsi inarambuka, amaraso agatembera neza ndetse n'ubwonko bugakora neza ko nta kiba kibubangamiye. Bivura kubura ibitotsi. Bivura kubura ibitotsi gute? Bitewe n'uko umubiri uba wumva wirekuye ndetse umaze kubona icyo washakaga, ikiba gisigaye ni ukuryama ugasinzira ndetse umuntu akabasha kubyuka yaruhutse mwese. Niyo mpamvu gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo kuryama bifasha guhita usinzira neza. Bivura guhangayika, depression. Abahanga mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bavuga ko iyo umuntu yihebye cyangwa hari ibyo yumva bitagenda neza muri iyo minsi, aramutse abonye uwo baryamana, iyo ahita abyibagirwa ndetse akumva anaruhutse kuko yibagiza ibyari bihangayikishije umubiri we ndetse n'ubwonko. Murakoze rero, aya niyo makuru ajyanye n'imibonano mpuzabitsina. Tubafite subscribe kugira ngo ubone andi makuru agiye atandukanye utaruzi ndetse